Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndagira ngo n'ubundi tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo dufite muri iyi minsi ni ijambo rivuga ku kwizera. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana y'ukuri, turagushimye kuri uyu mugoroba, niwe waturinze ubana natwe, kandi buri muntu wese wamurindiye ubugingo bwe, ni ukuri turabigushimiye. Nuko uyu mugoroba reka amatwi agiye kumva ijambo ryawe rifashe imitima yacu, kugira ngo buri muntu wese abashe kwigizwa imbere mu buryo bw'umwuka. Ibyo byose tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, turabashimiye. Ndagira ngo tuganire iri jambo. Twavuze ku ntambwe enye ziri muri iri jambo ryitwa kwizera. Twavuze ko intambwe ya mbere ari karemano, kandi ko umuntu ufite uko kwizera ari buri wese, baba abakijijwe n'abadakijijwe. Tuvuga ko umuhinzi ashobora gusohora imbuto, akizera ko imbuto nazishyira mu butaka zizamera kandi zikazamwungukira. Abashoramari bagashora imari yabo bizeye kunguka, kandi bikazabungukira. Uko kwizera gufitwe n'abantu bose, kuko ni ukwizera karemano kuri mu mitima y'abantu bose baremwe bari muri iyi si. Uko kwizera twakuvuzeho. Rero tugiye ku ntambwe ya kabiri yo kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Uku kwizera ni umuntu wese wakiye Kristo nk'umwami n'umukiza we, amaze kumva ijambo rye hanyuma akamwizera. Kuko kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Rero iyo umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana akizera, akihana, akaba umwana w'Imana, ibyo biba biturutse muri uko kwizera yizeye iryo jambo. Rero iryo jambo turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 12. Haranditse ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana bisaba kumwizera, hanyuma nta kindi usabwa, nta kiguzi utanga, ahubwo bisaba kwizera byonyine kugira ngo uhinduke umukristo. Iyo ni intambwe ya kabiri turiho, ivuga ku kwizera kw'abana b'Imana. Rero iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice 3 umurongo 26, haranditse ngo, mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Umuntu wese wizeye Yesu Kristo yahindutse umwana w'Imana, kandi ijuru araryandikiwe. Habasigaye intambwe rero yo gukora ibyo dusabwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo tuzagere muri ubu bwami. Uko kwizera rero abakristo benshi baragufite, kuko niko kwabahesheje kuba abana b'Imana. Umuntu wese ugufite azajya mu ijuru niba yarakiranutse, agakora ibyo Imana ishaka, kandi agakomeza kwizerera mu ijambo ry'Imana, nta kabuza azajya mu bwami. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 11 duhe ku murongo wa 17 kugeza ku 21, havuga uburyo Abisiraheli kutizera kwabo kwabahwanyuye ku giti cya Elayo. Noneho twebwe abari abanyamahanga tukagereranywa n'umunzenze wo ku gasozi. Noneho uwo munzenze amashami yawo araza aterwa aho amashami ya Elayo yahwanyuwe. Pawulo yarababwiraga ati, ntimukirarire cyangwa mwirate yuko mwebwe mutewe kuri icyo giti, kubera yuko abari bahagenewe, abari ba nyiracyo, barahwanyuwe kubwo kutizera kwabo. Uhereye ku murongo wa 17, reka dusome aha mu Baroma ibice 11 umurongo wa 17. Haranditse ngo, ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya Elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ari wowe umeze ku gishyitsi. Ahari wavuga uti, amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje,
none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Iri jambo rishaka kuvuga ko ku Bisirayeli bagize kutizera, hanyuma bituma batakaza igiti cya elayo. Mu yandi magambo, kwizera kwacu kwaduteye kuri iki giti cya elayo bituma twebwe duhinduka abana b'Imana, tubona baragwa kandi turaganwa na Kristo ubwe. Imana rero dufashe. Uku kwizera kuri mu bana b'Imana ni uko bamaze kwizera ijambo ry'Imana kandi bakizera Kristo, hanyuma nawe akadusezeranya ubugingo buhoraho buboneka muri we. Tuzi abantu bakijijwe batari babatizwa, batari bagira idini, ndatanga urugero rwa kiriya gisambo cyari ku musaraba, cyagize kwizera gusa Kristo, ariko ntabwo cyari cyabatizwa cyangwa kigire n'idini kibarizwamo, ariko kubwo kwizera gusa nuko Yesu aramubwira ati mu kanya turi bubane muri paradizo y'Imana. Kwizera rero ni ngombwa kandi kurakwiriye kugira ngo umuntu abashe kugendana n'Imana, akora iby'Imana ishaka. Ijambo riratubwira ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Bene data, ndagira ngo turusheho kwizera umwami no kumwiringira kugira ngo tuzabashe kubana nawe muri ubu bwami budashira. Imana iduhane umugisha, Imana ibane natwe kugira ngo dukomeze uku kwizera. Murakoze cyane. Ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma n'ubundi ijambo ry'Imana turisengere kugira ngo rigume mu mitima yacu. Mana, turagushimye, ijambo ryawe ni ryiza. Reka uku kwizera kube mu mitima yacu kugumemo kugira ngo turusheho kugendana na Kristo, dukora ibyo Imana ishaka, hanyuma tuzabone n'ubu bugingo bubonerwa muri we. Urakoze Mana, fasha buri muntu wese wumva ijambo ryawe kugira ngo rimufashe abashe kuguma muri uku kwizera. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Pasiteri Manirafasha Pascal.